kubera yuko bazakubwira yuko skills zawe na demand bafite ntabwo bimatchinga, kandi ubu ngubu kuba warize ntabwo bikiri ibintu bihambaye. N'ikimenyimenyi growth y'uburezi abagenda barebe statistique bigeze ku 168% muri kota ya kabiri cyangwa se igihembwe cya kabiri. Ibi bikwereka yuko kuba warize gusa atari garanti yo kubona. Byiza mwe mukurikira ibiganiro byacu, turashimira abantu bagerageje gukurikira ibiganiro byacu muri iyi minsi ishize. Uyu munsi tugarutse ubushize twari twarebeye hamwe icyerekeranye no kuba ufitiye akamaro cyane, akamaro ko kuba wajya gukora imenyereza murimo cyangwa se ibizwi nka internship. Niba utarumva icyo kiganiro byaba byiza ugiyeyo. Uyu munsi noneho turareba noneho twagukuye noneho mu kukugira inama kujya gukora internship, ariko hari ukundi kuri nanone nkuko nababwiye, ukuri utabwirwa. Uyu munsi ku gice cya kabiri noneho turareba hamwe yuko ntabwo ibintu byitwa loyo cyangwa se kuba umukoresha mwiza ngo uri loyo ku mukoresha wawe, COVID-19 nirangira bishobora gucika. Kaze neza ku Bukungu Talks, ibi nibyo ugiye gukurikira. Abenshi bashobora kuba bibaza impamvu turi kuvuga kuri izi ngingo. Wowe ukaba wibaza uti umwanya umwe uratubwiye ngo tugende kuri internship tubone connection, none uyu munsi ugarutse urimo uratubwira ngo noneho ibyerekeye no kuba abantu babahemberwa cyangwa se abantu babaloye ku kazi mu byibagirwe. Ariko none reka turebe mu ngero zifatika zo mu buzima bwacu. Kontra abenshi bahabwa mu kazi ni imyaka ingahe? Hari abahabwa umwaka umwe, hari imyaka ibiri, sinzi yuko harurenze imyaka 5. Kubera iki? Keretse business yari yawe, kandi na business yari yawe ntabwo uzi igihe izamara ari nzima. Iyo bibaye neza ishobora kumara igihe kinini, cyangwa se bitagenda neza kamara n'amezi 6 ikaba yafunze. So ibi ngibi byose bikwereka yuko muri ibi bihe turimo, aho amafaranga kuyabona ikiguzi cy'amafaranga agenzwa ibyo bizi nka interest rates, abajya muri banke namwe ubwanyu murabizi, banke inguzanyo iguha ushobora gusanga hera kuri 18% cyangwa 15% bitewe na negotiation cyangwa se na banke urwego rw'inguzanyo baguhaye. Ibyo ngibyo bikwereka yuko nanone ubwabyo ntabwo bikugarantisa igihe kirekire. Ikindi, agaciro k'inzu karahenze. Sinzi umushahara wafata ukuntu wabungana ku buryo wakizera yuko waba wafite akazi ngo kazahoraho imyaka 20 ku buryo uzahora uri kwishyura. Ibyo bintu byose iyo bibumbatiye hamwe, hari igitabo noneho iyo umuntu agisomye cyitwa Bullshit Job. Icyo gitabo uri kubona kuri screen, ubifitiye umwanya nkuko ubushize twababwiye yuko Thinking Strategically nicyo gitabo nari nabarekomanze. Uyu munsi ngarutse noneho mbabwira yuko ufite umwanya ashobora gusoma icyo gitabo cya Bullshit Job. Twikomereze noneho. Impamvu abwiye zino mpamvu za Bullshit Job, hari job ebyiri zisa nkaho ari cyo twese tukunda kubona abantu ntitubyiteho. Impamvu mu bukungu tukubwira ukuri kose nukuhe? Nukugira ngo ibintu nibiba ubuzi impamvu byabaye, ntube muri kwa ruhande nababwiye tudakunda rw'abantu bahorana excuse. Nubu ufite inshuti yawe hora ifite excuse kuri buri kintu cyose, please uhindure sako yawe cyangwa se uyigire inama nubona idahinduka byaba byiza uhindutse cyangwa umuhinduye, kubera yuko ntago ari character nziza cyane. Impamvu tugarutse kuvuga kuri ibintu ni nk'urugero, ubu ngubu mwabonye yuko GDP growth y'igihugu yazamutseho ngo 20% ku nganda. Cyane cyane hari ibintu byagiye bibyevoriwa, cyane cyane biri kugenda biza cyane na service industry. Service industry iri muri mu bazasoma kiriya gitabo muzabona ibintu bari kubabwira abantu bari kuri kategori ya mbere cyangwa bibazwi nka flunkies. Aba bantu ba flunkies ni abantu baduha services zituma twe tumererwa neza. Cyane cyane ushobora kubona ari nk'aba receptionist, ushobora kubona ari nk'abashoferi, ushobora kubona ari nk'abantu ubona bagutwaza imizigo kuri hoteli. Bari abantu bose kuri uyu bareba birashoboka yuko akazi kabo kahinduka. Kubera ki? Hari igihe umuzungu babandi baza bashaka kwikururira cyangwa akazaza technology y'amarobo atwaza abantu, n'abantu byoroshye cyane yuko industry ishobora kuza ikakora akazi kabo. Ibi bintu niba muri kureba neza murabona yuko ari ibintu biza bituma noneho company ibi mbivugiye iki, bituma company aba bantu itakora ikosa ryo kubaha kontra z'imyaka 3. Impamvu nababwiye bino bintu ni ubukungu tuba tuvuga n'ubuzima bwacu. Ntabwo turi buzango tubabeshye ngo tubabwire ibintu ngo ni byiza ejo uzasange nujya ku kazi byahindutse. Ikindi ni ikintu kiri kubitera, iyi COVID-19 nirangira cyangwa COVID-19 nirangira, ntiwitegure yuko ibintu uko wabibonaga bizaguma ariko bimeze. Ariyo mpamvu tugukora bino biganiro kugira ngo tuguhumure. Impamvu tuguhumura ni ntabwo ari ukugira ngo ujye hariya wigaragambye la, cyangwa se ugende uvanga ibintu byose nibi wicaye la. Ni ukugira ngo uyu muntu azi ukuri kw'ibintu
ni wowe uhitamo uko utwara ibintu. Urugero, mujya mukunda kuvanga ibihugu byateye imbere, hari ibyo twabayemo natwe twabonye, hari ibyo twabonye. Nge ndabaha urugero, abantu bazi ukuntu bakowaje contract zo mu Bushinwa zose aba ari umwaka umwe ku muforeign, buri mwaka bahora bayirenewinga. Kubera iki bataguha contract y'imyaka 5? Ntibigera birenga imyaka 2. Iyi ikunze nanone barakongerera. Why? Kubera iki? Job market isaba izindi new skills, kandi biranashoboka yuko utaba ntama cyangwa se utaba kamara bafata bagahindura undi bitewe na company objective cyangwa se naho isoko riri kujyana ibintu. Ushobora kwibaza ati bigenda gute? Ushobora kuza uzi kwigisha imibare, bigasanga yuko aho abanyeshuri wenda urugero muri iyi minsi, urugero nko muri Amerika bigeze gukora sondage, barareba baravuga bati abana bari kuvuka muri iyi minsi bose barashaka kwibera aba YouTuber aho kugira ngo babe aba astronaut. Iki kibazo cyateye abantu urujijo. Ubwo uribaza nka mwarimu wigisha gastronomy, icyo gihe barazana birasaba yuko ikigo niba kiri profit oriented, aho barafata bagereranya bavuge bati dukeneye iki ku banyeshuri baza kwiga. Niba bashaka kuba YouTuber, reka dushaka umu YouTube uzaza kwigisha aba bana uburyo bakora bino bintu byose. Ibyo bihinduka, cyangwa se ugasanga hahije ibindi bintu. Aho kugira abana bashake entrepreneurship, bose bari oriented yo kujya muri e-commerce. Icyo gihe ishuri riraza rivuga ati nkanjye bahite baza bampa akazi njye kuyobora e-commerce, noneho banansabe kuba mfite skills za entrepreneurship. Wa muntu uzi entrepreneurship barahita bamukuraho. Byabagora noneho bararamutse baramuhaye contrat y'imyaka 3. Kabone nubwo waba uri umukozi mwiza ukundwa n'abantu bose ku kazi, ntabwo aho ngaho company yabiresista, iragufata mu gatandukana bagashaka undi, kubera ko aho ngaho icyo mugirana n'iki ni professional relationship. Niyo mpamvu dusaba Abanyarwanda, bamwe bakunda kumva yuko iyo umuntu aguhaye akazi muri company aba ari ubuvandimwe. Ni skills zawe abakurikiyeho, igihe skills zawe zitazaba zimubyarira umusaruro, gutandukana nawe ni maramoya. Niyo mpamvu na leta hari imanza nyinshi mwagiye muri amakuru mu myaka yashize wasanga abantu baburana na leta. Kubera iki? Yabirukanye itabahembeye igihe gisigaye. Kubera iki? Babashyize muri bya bintu bigira manda, ugasanga ni manda z'imyaka 5 cyangwa se ni kontra z'imyaka 5, babirukanye mbere y'imyaka 5. Mu makampani rero ntabwo bikorwa gutyo. Niyo mpamvu ibintu ndi kubabwira, ecosystem tugiye kujyamo, 1 ni icyo kintu mugomba kumenya. Skills ufite nizo zizagenda igihe uzambara ahantu. Trend ya market cyangwa se icyo market iri kugenda isaba cyangwa se isoko ry'umurimo rigenda risaba, ukora ibishoboka byose we updating. Hari ikosa abantu bari kugira, kuba warize muri kaminuza ukiga degree yawe ntabwo biguhagije yuko bisobanuye niba narize economic cyangwa se n'urugero nge nize ubukungu, ntabwo bisobanuye yuko kuba narize ubukungu ahantu hose ari post y'ubukungu nzahita na depose. Kabone nubwo nawe afite requirements, hari igihe usanga hasi bongeho izindi skills ugomba kuba ufite. Rimwe na rimwe zidahuye n'ibintu byose, bidahuye n'ikintu na kimwe wigeze ubona muri bachelor yawe degree. Bisobanuye yuko umuntu muri iyi pes cyangwa se muri iyi revolution cyangwa post covid, dusaba abantu kwitabira gufata ama courses menshi. Kubera iki? Nta loyalty uri busange ku kazi. Niyo topic uyu munsi twaje tuvugaho. Kubera yuko relationship ya n'umukoresha wawe nuko ugomba kuba ufite ibyo akeneye bimubyarira inyungu. Niba bidaciyemo murahita mutandukana. Niba ugira ngo ndakubeshya nawe uzibaza impamvu baduha no contrat y'umwaka umwe cyangwa kwa contrat y'imyaka 2 cyangwa se amezi 6, uze kukibazaho. Ikindi kintu noneho, iyo usoma amakuru akaza mu maso yawe ukabona ngo igihugu kizarema imirimo, hari imirimo akenshi bakunda kurema. Akenshi abantu ntimuzajye mwitiranya ibintu, hari jobs byoroshye kuba zahinduka. Urugero abantu bari abantu b'abamotari, kera byari ibintu birirari. Abantu bagiye mu kimotari kera barubatse bakora ibintu byose, ariko muri iyi minsi sinzi niba mubibona abantu benshi bagiye muri aka gakino. Bisobanuye kuri ya muntu nanone hazaza n'izindi technology, noneho musange hari n'igihe kizagera wenda haze na moto zitwara. So ako kazi murumva ntago ari safe. Bisobanuye ko hari n'ingingo akenshi aba economists barimo barajyaniraho, isanga yuko abantu bitewe n'ubuzima ukuntu buri kwihuta bishobora kuzisanga abantu batajya muri retirement. Iyo ni topic y'ikindi gihe. Ariko icyo nashaka kubabwira, muri kubona ukuntu kuba loyo ku mukoresha wawe ntubyiteho cyane nk'inkingi zatumuhaguma. Hubwo ikintu cya mbere ahubwo nabagiramo inama mbere yuko tunarangiza iyi kiganiro cy'uyu munsi, kora ibishoboka byose updating skills zawe. Ari nacyo kintu ngira inama abantu twiga cyangwa twese turi mu ishuri, yaba bari kwiga bachelor degree, yaba barangije secondaire, yaba bari kwiga masters anywhere cyangwa PhD.
twese nta muntu uri safe yaba kuri job market. One, kabakozi abukoresha wawe ntazaguha kontra z'igihe kirekire unless ufite skills akeneye. Ikindi n'abantu bafite business zabo, mutekereze cyane ku bantu bagiye kubakoresha. Niyo mpamvu cyane na cyane nkunda ko abantu batekereza muri thinking strategically. Hari ibyo bita prison dilemma. Abantu bazi game theory barayizi. Prison dilemma isobanuye iki? Ni abantu babiri bafite ikintu bakoze ikosa, bose bagiye muri gereza. Hanyuma amabazwa yabo bari habiri batandukanye. Buri wese hari outcomes zishobora kuvamo. Uyashobora kwemera icyaha, uriya agahakana ko yagikoze kandi bafatanywe. Uriya utabyemeye bakamukatira imyaka 20, nje ko yanemeye icyaha bakankatira imyaka 5. Hari no kuba twese twagihakana, icyo gihe tugahanishwa imyaka 2 cyangwa igihano gitoya cyane. Hari no kuba twembi tushobora nanone kubeshya ibinyoma, nje nkabeshya cyane n'abakabeshya icye, bigasanga ibihano duhawe bisa nk'ari birebire, n'uriya nawe kikaba kirekire ariko bitangana. Ejo twazongera guhura bigahinduka. Bisobanuye yuko iyo duhura mbere tukagira ibyo twumvikana mbere yuko tujya mu ibazwa, hari icyahinduka. Uru rugero impamvu nduzanye, umuntu uba wakinnye uwo mukino wo kubatandukanya ari we mupolisi, nawe abakeneye kugira ngo amenye ukuri from both side. Hari n'igihe akanguriye akamubwira ko uyu nguyu yemeye icyaha kandi uyu nguyu atigeze abyemera kugira ngo uriya akunda avuge. Ni strategy zimeze gutyo. N'aba business owners nabo batangire babumbure. Kuba umuntu yaje gukora muri internship cyangwa se kuba ari guperforminga neza ku kazi kawe ntabwo bisobanuye yuko ari aho ngaho to stay. Kubera yuko ashobora kuba ari transitory cyangwa ari inzira kugira ngo ajye kuri top position. Kandi aba business owners namwe mu making sure yuko niba mubona umuntu afite akamaro cyangwa ari pillar ya business yawe, mukore incentives zishoboka zose zituma gumi wawe. Ni nayo mpamvu muri kubona ama CEO bose ntabwo bahembwa muri salary ahubwo bahembwa muri incentives. Iyo ni topic y'ubutaha. Gusa icyo nashaka kubabwira, loyalty, ikintu nakoreye ubushakashatsi cyangwa se maje kubona yaba muri experience yanjye cyangwa se n'abantu tuganira, loyalty ntabwo ikiri ikintu cyo kwigenderaho cyane ngo ufite akazi kari safe. Kukwirukana ni maramoya. Byari ibya kera, abarubyiruko runyumva cyangwa se n'abandi bantu batarabona akazi cyangwa bakarimo, ukora ibishoboka byose ube assets. Ntuzisange babaye liability. Kubera ko nuba liability bizaba byiza yuko kugukuramo ntago bizabatinza, kubera yuko impamvu bazaguha byanze bikunze zaba yumvikana, trust me. Kubera yuko bazakubwira yuko skills zawe na demand bafite ntago bimatching. Kandi ubu ngubu kuba warize ntago bikiri ibintu bihambaye. N'ikimenyimenyi growth y'uburezi, abagenda barebe statistique bigeze ku 168% muri kota ya kabiri cyangwa se igihembwe cya kabiri. Ibi bikwereka yuko kuba warize gusa atari garanti yo kubona akazi. Kandi no kuba ijabazi economy uko abundance cyangwa se kuba ufite abantu bari tayari ku murimo benshi, bisobanuye yuko abakoresha bafite bargaining power cyangwa se bafite ubasha bwo kuba batuma imishari ijya hasi, cyangwa se bashobora no guhitamo uko bahemba abantu. Ibintu byose biri in favor y'abakoresha kurusha abo ngabo bagiye kubakorera. Ikindi kintu nanone nabibutsa, njya mbibutsa abantu bajya bibaza muri developed countries ukuntu bimera. Ubu ngubu amakampani menshi ari kugera buryo ahayaringa abana b'urubyiruko cyane. Kubera iki? Baza bafite inyota yo gukora, baza bafite tayari yo kuba banakora imyaka imisi bagira ngo bemeze boss. Ibyo byose bituma babakoresha neza bakababyazamo umusaruro mu myaka yabo. Niyo mpamvu bari kora ama tech companies cyangwa Alibaba cyangwa se ama top e-commerce platform, abantu bagejeje imyaka 35 benshi bari no kubirukana. Cyangwa se iyo hagiye kuba bino bihe byo muri covid, criteria ya mbere bakoze bafasha abantu bari hejuru y'imyaka 35 barabanza barabagabanya, basigamo bakeya bifite imyaka munsi ya 35. It is a trend kwereka yuko icyitwa loyalty ntabwo ari ikintu bya danger. Gusa abantu bafite special skills company dafite mu bandi bantu, abo ngabo bo barakenewe. Either muri ma company banafite na ability yo kuba special contractors, bashobora gutegeka kontra. Hari n'indi topic nkuko nabibabwiye tuzajya tugenda tubaganirira nanone, ikwereka impamvu noneho raise ya freelance igiye gutuma abantu n'imishahara yabo igabanyuka, bituma noneho n'amafaranga abantu bahemba bishobora kuzagera igihe ntagire icyamara. Murumva yuko dugifite ibintu byinshi byo kuganira. Gusa dusoza twakugira inama yuko kugira ngo uhangane no kuba utahura n'ingaruka z'uko ka contract kawe kaba umwaka umwe, amezi 5 cyangwa imyaka 2 cyangwa se kanarangira ukagira ibyago byo kuba utabona ahandi, ongera ubumenyi ufite,
gerageza kubika contact z'abantu bose muhurira mu kazi, you never know, boss wawe ahora kugenda iruhande. Ubwo rero ni ahacu ho gukomeza kwizamura mu bumenyi, dusoma cyane kandi tugerageza kumenya ukuri kugira ngo tutazatungurwa. Ciao, shalom, naho utaha.